Murakaza neza bakunzi ba Minembo Capital News. Uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turi kumwe n'umutumirwa wacu ahagiye kutuganiriza ku bibazo bireba urubyiruko rwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zayo. Urubyiruko rw'abanyamurenge rwagize ingaruka zikomeye zatewe n'intambara zikomeje, aho zabateye kwimugwa kuva mu byabo mu bihe bitandukanye. Ibi bibazo byatumye benshi bahunga, abandi bakabaho mu nkambi z'impunzi banyura mu bibazo bitandukanye. Reka dutangire twakira umutumirwa wacu. Turakwakiriye mutumirwa. Yego. Turakwishimiye cyane hano muri iki kiganiro. Murakoze. Kandi sibo bwa mbere tubera umutumirwa, kandi sinaryo bigiye kuba irya nyuma, ahubwo tugiye gukomerezaho. Kandi ndabona morale ari nyinshi cyane, si nk'ibisanzwe. N'ibisanzwe. Hanyuma tugiye kuganira ku bibazo urubyiruko rw'abanyamurenge, kuko ibiganiro byacu byibanda cyane ku banyamurenge. Urabona ko abanyamurenge bagiye bashogwaho intambara mu bihe bitandukanye. Ni intambara zatangiye 96 n'ubu ziracyahari, ariko ndetse n'amateka avuga kuko intambara zatangiye kera cyane zibasira abanyamurenge, n'uyu munsi ziracyahari. Izo ntambara zituma bahunga, kandi n'urubyiruko tugiye kwibandaho cyane narwo riri mu makambi, barahunze. Ibyo nibyo tugiye kwibandaho, ariko mbere tutarinjira mu kiganiro nyirizina, urasubira wibwire abadukurikiye amazina yawe. Kuko bisanzwe amazina ngira ngo hano kuri Capital News abantu bamaze kumenyera amazina. Amazina kuko bisanzwe nitwa Ntaremerwa Justin. Yego. Ayo mazina yaje. Uti yitwa Ntaremerwa Justin, ni umutumirwa wacu, kandi agize iminsi aduha ibiganiro birimo n'iby'amateka, ndetse hari aho yagiye agaragaza akavuga amateka y'intwari zacu. Turakwishimiye cyane. Nanjye uyoboye ikiganiro ni Bruce Bahana kuko bisanzwe. Aha ni kuri Minembwe Capital News. Ikibazo cya mbere ni zihe mbogamizi z'ingenzi urubyiruko rw'abanyamurenge ruhura nazo muri ibi bihe by'intambara? Yego, urubyiruko rw'abanyamurenge icyo twavugaho cyane, urabona intambara ni intambara, kandi intambara iyo ibaye ni ngombwa ngo habe ibibazo byinshi. Urubyiruko ntirwareka guhura n'ingaruka z'intambara, kuko urubyiruko cyane cyane nibwo rugira ingaruka nyinshi. Yego. Ku ntambara urebye nk'ejo bundi mu Bibogobogo hari abana bafashe b'abasore, barabakubita cyane, barababaza, baranabafunga, babita ngo nitwirwaneho. Igitangaza noneho ngo bari kuba bababwira ngo bafatikanyije ngo na Red Tabara, ngo bakabakubita ngo bafatikanyije ngo na Red Tabara. Ibyo byose ni ingaruka zigenda urubyiruko rugenda ruhura nazo. Izindi ngaruka rero urubyiruko ruhura nazo, urabizi ubu nyine nk'iriya ruguru iwacu amashuri arahagaze kubera intambara. Yego. Drone zirwa zirasa, aho zibonye nk'abantu bahuriye zikarasa. Ni ukuvuga ngo rero nta buryo abana bashobora kwiga. Amasasa ari kuvuga abana ntibo kwiga, urubyiruko ntibo kwiga. Izo ni ingaruka rero urubyiruko rugenda ruhura nazo. Ikibazo cya gatatu urubyiruko ruhura nacyo cy'ingaruka ku rubyiruko, ni ukuvuga ngo urubyiruko barahunze, urubyiruko cyane bahunga intambara kubera kugirirwa nabi bene ubwo buryo. Yego. Nanone barahunga, bamwe bacikiza amashuri kandi bari gukomeza. Urabona ibintu byose byaranyazwe, kandi ibintu twebwe abanyamurenge nibyo byari bitwubakiye, nk'inka, amatungo asanzwe, intama, ihene. Abantu bari boroye ibyo bintu byose, kandi ibyo bintu nibyo abantu
bifashishaga kugira ngo bigishe abana. yego Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu ubu nyine ntabyo abantu bagifite, byaranyazwe. Ni ukuvuga ngo rero ubu nyine izo ni ingaruka zose zagiye ziba ku rubyiruko, niko twavuga, ku bana bacu nyine b'urubyiruko. Bamwe ishuri rirahagarara kubera bambuwe ibintu byabo, abandi ibibazo by'intambara biraba, ni nabo nyine babaye batwigwaneho bigwanaho kubera kugira ngo barengere ubuzima bwabo n'ubw'ababyeyi. yego Ibyo ni ingaruka zagiye ziba ku rubyiruko, nubwo ziri no ku babyeyi n'abandi, ariko cyane ingaruka nyinshi usanga zigenda ziba no ku rubyiruko. Wari uvuze ko kubera ibibazo by'intambara igihugu kiri mu mutekano muke, urubyiruko rurahohoterwa, rurakubitwa, ruhura n'ibibazo bitandukanye kuko umaze kubivuga, ndetse ntirwiga ngo bige neza. Hari n'aho wavuze ati bagera n'aho bahunga bakajya mu makambi. Ubwo tugisubiye inyuma hatoya, ni kuri za ngaruka tukiha tuvuga z'urubyiruko. yego Ndatekereza igihe cyacu natwe, cyagihe cya FDL, natwe twari tukiri batoya, yego ariko abo twagiye dusiga batagiye mu gisirikare barakomeje amashuri. Ubu nibo bantu dufite bakomeye, bize bameze neza bakomeye. yego Ariko twebwe kubera ko twagizwe izo ngaruka zo kugenda tukajya mu gisirikare kugira ngo turebe uko twarengera ubwoko, nanone byabaye aho tuba demobilize, tugarutse nanone kubera ko tutize, ugasanga rimwe na rimwe tugiye tugira ibyo bibazo by'ingaruka nyine kuko tutize. Ariko basigaye bize, nanone urabona ko ubuzima busanzwe babushoboye kuko bize. ariko buriya abahanga bavuga kuko igisirikare nacyo ari ishuri kimwe n'andi mashuri. Igisirikare ni ishuri, yego, kandi buriya iyo utaza kuba umusirikare n'uba ufite n'ubwo buhanga bwo kumenya ibyo uvuga n'amateka, ariko kubera igisirikare wanyuzemo, buriya ni ishuri kimwe n'andi mashuri. Igisirikare ni ishuri ku bundi buzima busanzwe. Igisirikare ni ishuri, nacyo wagiciyemo kirigisha cyane. Ariko kandi mu buzima bundi busanzwe bwacu, ishuri rya gisirikare, nyuma yo kuva mu gisirikare, kuba umusirikare ryagufasha cyane, ariko nyuma yo kuva mu gisirikare, ni ukuvuga ngo ishuri rya gisirikare nta kindi ryagufashaho cyane, usibye ko ryagufasha wenda mu buryo bw'imibereho ku bana n'abandi bantu, mu buryo bw'imibanire, uburyo wakwitwara n'uburyo kwitwararika no mu bandi. Ibyo bintu umuntu wakiye ku ishuri rya gisirikare byagufasha, ariko ku bundi buryo bw'imibereho si cyane, ntabwo ari cyane. Ariko buriya nubwo atari cyo kiganiro turimo, buriya abantu bakoze igisirikare ni abahanga mu kumenya gukora imirimo itandukanye. Ugasanga ni abantu bikorera ku giti cyabo, ejo n'ejo bundi ugasanga yabaye umukire ku rwego rwo hejuru. Kubera iki? Kubera ya masomo y'ishyamba yanyuzemo n'ubuzima bugoye yanyuzemo, ni byinshi. Hanyuma narengeye kukubaza ikibazo cya kabiri. Wari wavuze ko urubyiruko rw'Abanyamulenge kubera intambara n'ibibazo bahura nabyo mu gihugu cyabo, ukuntu bahohoterwa, kandi hano urabona intambara yo muri Kongo itandukanye n'iy'ibindi bihugu. Iyo ni intambara yibasira Abanyamulenge, mu bindi bihugu imitwe y'inyeshyamba niyo yibasira abaturage. Ugasanga leta irahagurutse irwanira abaturage, ariko muri Kongo bitandukanye n'ibyo. Ahubwo leta yo ifatikanya n'imitwe y'inyeshyamba nka FDLR na Mayimayi, bagahiga Abanyamulenge ubwoko, babaziza uko basa, babaziza uko baremwe. Wavuze ko kubera ibyo bibazo bahunga bakajya mu makambi. Ikibazo kikagira giti, kuba mu nkambi z'impunzi bigira ubuzima bwabo, bigira izihe ngaruka ku buzima bwabo? Ingaruka ngira ngo zo mu nkambi ntitwokwirwa tuzivuga kuko turi mu nkambi turazizi. Yego. Gusa nyine twazibwira abatwumva, kuko si benshi babaye mu makambi.
ariko mu makambi abari mu makambi bazi ubuzima bw'inkambi ukuntu ari bubi. Ubuzima bw'inkambi ni bubi cyane. Ijambo rya mbere nta gaciro uhabwa iyo uri impunzi, uhereye ku benegihugu nta gaciro baguheza, kugeza no ku bandi, yewe no ku bandi bose. N'ubu nyine njyewe nk'ubu twabivuga, uri mu kujya kumva abantu benshi kuri social media bajya kuvuga kava mu nkambi muri mu makambi. Ni ukuvuga ngo umuntu uri mu nkambi arasuzuguritse, ni umuntu uba usuzuguritse cyane, uba ufite agaciro gakeya. Ariko burya bivana n'imyumvire y'ahantu buri, ariko ntabwo ari imyumvire. Ahantu hose umuntu atuye ntabwo bivana no kuvuga ngo ni imyumvire. Tujuru umuntu wese uri mu nkambi aba asuzuguritse. Urabona ko hari icyapa kimwe cya UN kiza kibaho kigereranya umuntu uri mu nkambi, niko babivuga. Barashushanya utuntu ducitse amaboko n'amaguru. Mbese ni ukuvuga ngo ka gashushanyo rero kaba kagaragaza yuko impunzi nibwo ubuzima bwawe niko bimeze. Ntigira amaboko n'amaguru. Ni ikintu tugira, ariko twe dufite amaboko n'amaguru, ariko tukishushanya tukigira nk'aka gashushanyo kaba gashushanyije hariya ku cyapa cya UN. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu umuntu wese uri mu nkambi aba afite agaciro gakeya. Hano rero icyo warumbajije ku ngaruka z'urubyiruko, ibibazo bahura nabyo hano mu nkambi, ni ibibazo byinshi bahura nabyo, cyane ku rubyiruko nk'abana b'abakobwa bagenda bagira ibibazo bene ibyo by'ubukene, bagira ubukene ugasanga bagiye bagira ingaruka zo kuba bobyara, bo ibirara bakagenda nabi. Ibyo ni ibibazo byinshi tubisanga twabibonye tugeze hano, niko nabivuga, kuko iri iwacu ruguru ntibyabagaho cyane. Abantu bagituye, umwana w'umukobwa wasanga umwana w'umukobwa yitwaraga neza, yewe no kwegera n'umuhungu ntamwegere, n'umwanya wo kuganira n'umuhungu ntawe yagiraga. Ariko ubu nyine hano usanga urubyiruko rwose ari urw'abahungu n'abakobwa byose byarabaye kimwe, tutandukanye umukobwa n'umuhungu. Ibyo rero sinovuga cyane, icyo nari mvuze ngo ni hano mu nkambi no mu mijyi bigiye bihaba, ariko cyane burya hari ukuntu kumwe usanga abantu bo mu mujyi basobanukiwe kuruta abo mu nkambi. Nicyo gituma rero usanga abo mu nkambi bagenda bibeshya bene uko kuntu, ugasanga babigizemo ingaruka kenshi. Ubuzima bwo mu nkambi turabuzi, bugira uburyo bw'imirire mibi, nk'aha dutuye uburyo bw'amazi murabizi ko tugogwa buri gihe n'irizuba rya hano. Ni ukuvuga ngo rero n'ahandi mu yandi makambi n'ayandi, ubuzima bwose bw'inkambi buri gihe ni bubi. Usanga urubyiruko rugiye rugira bene izo ngaruka, ababura ubushobozi ntibige, ababura uburyo babaho nyine ubundi buzima busanzwe bw'imirire, ugasanga abana bagiye bakora uburara muri bene ubwo buryo, kubera nyine izo ngaruka z'ubuhunzi no kuba mu makambi. Nizo ngaruka rero z'inkambi zo kuba mu nkambi. Arakoze cyane umutumirwa wacu, akomeje gusesengura kuri iki kibazo kijyanye n'urubyiruko rw'Abanyamulenge, kubera ibibazo byabo ruhura nabyo bivuye ku ngaruka z'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano twibutse abadukurikiye ko ari kuri Minembwe Capital News. Utarakora subscribe, nyamuneka waratinze rwose, ihutire kuyikora, ndetse ukande n'ahajya kukazogera amakuru ntakaza gucika cyangwa se ibiganiro byacu. Mushigikira ikinyamakuru, ndetse mutange na komenti, kuko ibitekerezo byanyu birakenewe, ndetse mukore na share, musharinge iki kiganiro. Hanyuma ikibazo cya gatatu, umaze kutugaragariza ibibazo urubyiruko ruhura nabyo, haba rwahunze ruri mu nkambi, ndetse haruguru bavuze ko n'urubyiruko rwasigaye mu gihugu rutahunze ntirwiga kubera amadrone, ibitero bya buri munsi bigabwa ku Banyamulenge. Ubwo rero uburezi bugira ruhare ki mu bibazo byabo
urabona ko uburezi ari ikintu, ari umusingi ukomeye. None ubwo burezi bugira ruhare ki mu kwegera urubyiruko cyangwa se mu kugira icyo rumarira urubyiruko, ariko ahanini turavuga urubyiruko rw'Abanyamulenge? Uburezi uburezi nicyo navuga ko uburezi nta ruhare runini rubifitemo. Uburezi tuvuga ngira ngo none ni nko kwigisha abana ibijyanye n'iby'imico, ngira ngo nicyo washatse kuvuga. Yego. Ariko uburezi dufite kuri none nta burezi buhagije abana bafite. Ubu nyine urabona duturanye n'amoko atandukanye, yego, andi mahanga. Abana dufite kuri none ntekereza uruhare runini, imico myinshi mbese bafite n'iy'abandi kuruta iyacu iyo bafite. Yego n'iyacu baracyayifite kuko bareba ababyeyi babo uko bitwara, ariko cyane urebye abana ubu nyine, mvuge ngo abana dufite ubu nyine, ubu urimo kumva imvugo zabo, imyitwarire yabo, wareba imyitwarire yabo n'uko bagenda n'uko bavuga, ukabona koko imirerere yabo ni mike. Nta mico bigishwa kugira ngo bakomeze biyumve ko ari Abanyamulenge, ahubwo bakomeza gushaka uko bahindura ndetse n'imico yacu, bakajya gushaka iy'abandi. Ariko urumva icyo ko ari ikibazo. Urabizi nka dutuye kenshi tugenda tugira ingaruka, usanga yandi moko avuga ngo Abanyamulenge batwanga, kandi batwangira ino mico yacu isanzwe. Abanyamulenge bitwara nabi, ngo ntibikunda, ngo barikunda ntibakunda abandi, usanga bikundirira bonyine. Kubera icyo kintu ugasanga ko baratuvuga cyane ngo Abanyamulenge. Ni ukuvuga ngo rero muri wa mwanya abana usanga bashatse nko guhisha, ndetse yahura n'abandi akazashaka nko kutagaragaza cyane ko ari Umunyamulenge, agahisha ko ari Umunyamulenge. Ni ukuvuga ngo icyo ni ikibazo. Ibyo ni navuga ngo mu mico, imyigishirize y'abana nk'uko wari ubibajije, biri hasi cyane. Iyo tuza kugira nk'abantu bafata kwigisha abana imico n'ibiki, abana ntibogera muri ubwo rwego, kugeraho wenda boje no guhisha n'ubwoko bwabo n'abo abari bo. Izo rero nizo ngaruka usanga zigenda ziba imyigishirize, n'uvuga ngo ku bana iri hasi cyane mu bijyanye n'umuco. Usibye n'icyo, kubera intambara bakabura materials. Yego, nabyo birahari. Ni ukuvuga ngo rero urebye nk'imyigishirize y'abana hano ibiri hasi cyane, bikurikiranye n'uko materiel didactique ntazo baba bafite, ibikoresho mbese byo gukoresha mu mashuri ntibaba babifite bihagije, ugasanga n'imyigishirize iri hasi. Ibyo byose ni izo ngaruka nyine twagiye tuvuga zo kuba mu nkambi. Ku musesenguzi uri gusesengura iki kiganiro ku bijyanye n'ibibazo by'urubyiruko rw'Abanyamulenge kubera intambara, ni izihe ngaruka z'intambara ku mitekerereze y'urubyiruko rwacu rw'Abanyamulenge? Ingaruka ku mitekerereze, ni ukuvuga ngo ingaruka ni zijya twahoze tuvuga kuva na mbere. Ingaruka zigenda ziba, usanga kuko nabivuga iriya ruguru iwacu kera kose. Yego. Kera dutuye niho nahera urugero, wasangaga umuntu ukabaho ukagira abana, ukiba mwanya ukiba mwasonanye. Yego. Nta bindi watekerezaga by'ubuzima, kandi uri umugabo wubatse ufite abana, ukiberaho gusa, nawe ukabaho uri umwana kandi ufite abandi bana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe imitekerereze iba iri hasi cyane. Ariko ubu nyine kubera ubuzima bw'ubuhunzi n'ubuzima bwo kunyagwa no kugira gute no guhangazwa abantu bagahunga, ubu nyine imitekerereze y'abantu yagiye ijya hejuru. Urugero umuntu yatanga kubera ibitekerezo by'abantu, navuga ngo ubu nyine abantu bagiye bagira nk'iyahamuka. Iyahamuka riba mu buryo bwinshi utomenya.
ihahamuka kenshi aho urebera ihahamuka hari umuntu wenda wavuye iriya ruguru ari umuntu utera igipindi azavuga abantu bamuzi ko ari umuntu uzuvuga ariko kubera imitekerereze we yagize myinshi gutekereza hejuru y'ubuzima ingaruka mbese zagiye zimubaho akagira ibitekerezo bindi biri hejuru mbese bihanitse ugasanga yagize ihungabana agahahamuka kandi kikwereka umuntu wavuga cyane ko yagize mwihahamuka abenshi usanga rimwe na rimwe yaracecetse atakivuga mukamwibazaho mwese ati fulani ko yavugaga byagenze gute noneho ko atakivuga kujya kera kujya bafite mwihungabana akaba undi muntu wenda wahoze atazavuga kuva wenda n'igihe mu muzi kera kose mugasanga yari umuntu ucecetse cyane utazuvuga ariko ubu nyine ubu muri ibi bihe kubera ihahamuka abantu bagiye bagira ugasanga niwe muntu usigaye uvuga cyane aravuga ndetse mukazamura mukavuga ati ibindi asigaye avuga ntiba ku murongo atasigaye avuga cyane byarakabije burya rero aba habaye ikibazo mu gihe yakuze atavuga cyane ariko akavuga akuze burya si ukuvuga aba yaragizemo ikindi kintu cy'imitekerereze yiwe mu mitekerereze yiwe aba yaragizemo bugihamuka muri we bigatuma hazamo akandi kantu atarasanganwe nimba atageze avuga ugasanga aravuze wageze uvuga ugasanga aracecetse burya abantu babyibazaho kenshi ariko kujya ni abantu aba yagize muri we izo ni ingaruka rero twagiye tubonera ino imitekerereze y'abantu ibibazo abantu bagiye bagira ugasanga imitekerereze y'abantu ibaye myinshi kandi abantu bagiye bagira ihungabana muri bene ubwo buryo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo muri ibi byose tumaze kuvuga twabonye ibibazo urubyiruko ruhura nabyo kubera intambara ubwo niki cyakorwa kugira ngo ibi bibazo bigabanuke ku musesenguzi wacu wahise iki kiganiro hakorwa iki kugira ngo ibi byose birangire mbo icyakorwa biri mu nzira nyinshi icyokorwa cyane nuko habanza gukorwa sensibilisation yagije mbese yego bagasensibiliza abantu wereye ku rubyiruko abantu bakiri bato bakibangutse bakabasensibiliza mbese hakabanza hakaba n'inyigisho zo kwigisha abantu gukunda iwacu gukunda gakondo no kugira gakondo uko ari nziza ni ukuvuga ngo gakondiza abantu bakuze ariko dufite abana benshi bavukiye no mu Bugande nka mu Bugande turi bamaze kuba abasore kandi baravukiye ino kumva kumubwira ngo iriya ruguru gutabara iriya ruguru biragoye nk'abana bacu twe dufite abenshi bakuriye ntibazi ruguru ntiwamubwira ngo ruguru ngo azi ruguru ngo niki ni ikintu atokumva kandi n'abasore twebwe two dutangira igisirikare baraturengeje imyaka iyo twatangiriyeho twebwe igisirikare bakagombye kugenda biragoye kwibwirira umwana wawe ngo ugende uje mu gisirikare ngo haguruka ari ku ishuri ngo uje mu gisirikare ariko rero habaye kwigisha abana cyane b'urubyiruko abantu bakabiyegereza bakabigisha abo bantu bakaboneka bakabaha umwanya bakaza bahamagara abana bakabatekerereza iwacu bakabigisha iwacu bakabakundisha iwacu ibyo ari byo byose buriya bageraho babyumva kandi bagatabara bakagenda ni ukuvuga ngo rero hagomba kubaho niko twari tuvuze sensibilisation cyane zihagije ikindi kandi hakabaho gukunda igihugu ni ukuvuga ngo gukunda igihugu tuvuga ni ukugikorera mu nzira zose uburyo bwose bwaba ari uburyo bw'imisanzu bwaba ari uburyo bw'ubwitange wumva ashoboye yagenda akajya gutabara ubu dufite ibyo bibazo cyane urebye nk'abana b'abasore benshi nibo birirwa ku ma WhatsApp nibo birirwa batukana nibo birirwa bagira gute ugasanga aho kugira ngo bagende bajye gukorera igihugu ugasanga nibo bagiye birirwa hariya ku ma WhatsApp batukana yewe ukumva ko iwe bitanamureba yaje no kunavuga ku bibazo bihari ukumva we nkaho bitamureba karavuga asa nk'ubwira abandi ngo aribo babikora we nkaho bitaba bimureba ni ukuvuga ngo rwose ibyo bintu
abantu bose b'abasore bakagombye kuhaguruka bakagenda bagatabara, nicyo kintu cyafasha umuntu wese. Ni ukuvuga ngo umuntu wese guhera ku myaka 50 kamanuka, uwo muntu wese yakagombye kugenda udafite ikibazo cy'ubugwayi, yakagombye kugenda akajya gufatikanya n'abandi, ibyo ari byo byose agatabara, niyo solution yoboneka. Ariko ibyo bitabayeho biragoye kugira ngo tuzagere ku mahoro. Arakoze cyane umusesenguzi w'ikiganiro cyacu Notable Ntaremerwa, turamushimiye kandi turabusaba muzogaruka. Arakoze cyane kuko ibiganirwaho ni byinshi kandi byerekeye iwacu Murenge, kandi ndizera neza kuko abadukurikira natwe n'umusanzu cyane rwose. Twaganiriye ku kibazo kigira giti ibibazo by'urubyiruko rw'Abanyamurenge mu bihe by'impunzi n'intambara. Ni ikibazo gikomeye gisaba ubufatanye bw'inzego zitandukanye. Nubwo ubuzima bugoye, urubyiruko rugomba guhabwa amahirwe yo kwiga, kurindwa no gufashwa kugira ngo babashe kugira uruhare mu kubaka amahoro n'iterambere ry'ejo hazaza. Amahoro arambye niyo soko y'icyizere cy'iki cyiciro cy'urubyiruko, kandi nta gisubizo kirambye cyaboneka hatabayeho ubufatanye n'ubwumvikane hagati y'impande zose. Reka dushimire n'abadukurikiye, tubibutsa ko aha ari kuri Minembwe Capital News. Mukore like, comment na share. Bye bye, naho ubutaha.